Yes, ndagusuje kandi guhaye ikaze hano kuri NGS Empire wowe kudukujyana mu biganiro byacu byinshi aho tuba tugutegurira ibintu by'ikoranabuhanga bigiye bigezweho. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ushobora kwikorera imashini yawe yagize ikibazo, cyane cyane imashini zo mu bwoko bwa positivo zikunda kuza kugira ibibazo iyo urimo urazatsa ukabona hajemo aya magambo bikaba byakuyobera se ukavuga ati se byagenze gute, ndajya kumukanishi biragenda gutya. Ariko iki ni ikibazo gitoya ushobora guhita uhanduringa wowe ubwawe utiriwe uhamagara undi muntu ukagikorera. Nta kindi bigusaba rero, iyo umaze kwatsa imashini yawe ikazamo aya magambo, nta kindi uhita ukora. Uhita ureba ku mashini yawe niba aya magambo yajemo, uhita ureba ahantu handitse ku mashini yawe kuri keyboard, ukareba ahantu handitse ngo enter. Ngira ngo urahabona enter, ahangaha urahabona n'ahangaha. Rero iyo umaze kuhabona uhakanda inshuro 3 wihuta, 1 2 3, ugategereza imashini yawe irahita izima. Numara kwakanda, yes, irahita izima imashini yawe numara kwakanda. Yes, nimara kuza urahita ubona hagiye kuzamo amagambo ari byo uri buze kwemeza kugira ngo ibintu bize kurushaho kugenda neza. Yes, urabona hajemo then F7, urayibona na F2. Uraza ku mashini yawe uhita ureba F7 ahiri ariyo, then uza gukanda hano kuri F7, uraza ukande. Numara kwakanda harazamo aya magambo akubwira gutya, bakubwira ngo please select boot device, cyangwa se hari handitse ngo Rio Talk Pixie B1 enter the setup. Uramakara handitse enter the setup, then urakoresha iri tushe umanuka hano ku mashini yawe. Ahangaha uraribona, ugende ku mashini yawe ugire gutya umanuke kuri enter the setup. Numara ku enter the setup, then wahemeje urakora enter. Yes, tugera ahantu hameze gutya. Bigusabe ko ukoresha rya tushe ukoresha uri gutambika, urakanda ugende ugere kuri boot handitse then boot. Nurangiza uramanuka hariya hasi muri UEFA setting. Ahangaha uhagera bitewe enter. Numara kwandikana enter, uragongera kandi enter inshuro 2, wongere ukore enabled ariko uza wemeze. Numara kwemeza leta ugera ahangaha, uraza uhite ukanda ku mashini yawe, urahita ukanda ku cyo bita F4 ya F4 murayibona, then urahita ukanda F4, mashini yawe urayibonaho. Yes, numara kwikanda baraza ngo self configuration and rest. Yes, enter, mashini yawe yongere yake bundi bushyashya. Icyo nakubwira cyo iyi mashini iyo byagenze gutya nawe kuriya aba ari ukuyiforomata, ahubwo no kuvuga ngo irongera yake na za data zari ziriho zongere zigarukane nabi. Hari umuntu ushobora kuvuga ati se imashini yanjye ko yagize ikibazo aho ngaho sinabanyiforomase, sinabangiza ikibazo. Hariya no kuba wagarura ya makuru utiriwe uyiforomata, utiriwe uyijyana ku muntu uza ku mwayiti cyangwa se ku wundi muntu ushobora kuvuga ati imashini yanjye yagize ikibazo. Iyi video rero ikaba yagufasha mu gihe ufite imashini cyangwa se ukaba ufite inshuti ifite imashini ifite icyo kibazo ukaba uyizi, ukaba wayifasha. So reka ngushimire rero niba utarakanda subscribe hano kuri channel yacu, igihe n'iki ngiki ngo uyikore maze ukaba waba uduteye inkunga ikomeye. Tubana mu bintu byinshi bigiye bitandukanye umunsi ku wundi. Ndabakunda, Imana ibarinde. Ciao, hasta la vista.